Rwanda Abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda rubyiruko ndagira ngo mbabwire ngo twirinde ingengabitekerezo ya jenoside aho iva hose ikagera, aho igaragarira hose, yaba mu buryo bw'ibikorwa, yaba mu buryo bwa speech, hate speech cyangwa se imvugo z'urwango, uburyo bwose bushoboka yagaragariramo, tube abambere mu kuyitahura no kugira gute no kuyirwanya. Hari abantu benshi rero bakunda kwibaza bati se twayirwanya gute, twakwitwara gute, bamwe bakagira n'ubwoba bwo kugira gute bwo kuyihashya, ati ntiteranye cyangwa se nafungwa cyangwa se nakora ibi n'ibi, ariko ntaho gufunga kubera ko wagize gute warwanyije uriya muntu ufite ibitekerezo bibi. Nta mashaka gufunga, nta wakugira nabi. Twese urubyiruko dukwiye gufata dukwiye kuba abambere, tugafata iya mbere mu kurwanya no kugira gute no gusubiza no kwima amatwi bariya abantu bose bagira gute bafite imitekerereze mibi, bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ese igaragara gute cyangwa se igaragara kuri bande? Ni bande by'umwihariko uyu munsi bagaragaza ingengabitekerezo ya jenoside? Dukunda kubona ku mbuga nkoranyambaga rero abantu batandukanye bandika, abandi bavuga, inyamakuru mpuzamahanga, abantu bari mu Burayi, bari hanze, bakavuga ibintu bitandukanye, ariko ibyo bagamije nta kindi ni ugutoranya abanyarwanda, no kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero mukunda kugira mubyumva umunsi ku munsi, ariko nkatwe nk'urubyiruko twumvise ibintu nk'ibyo ngibyo dukora iki? Ese twe u Rwanda rw'ejo uyu munsi dutegura kuba abayobozi b'ejo hazaza gute? Kuko ntabwo dushaka kuba abayobozi b'ejo hazaza tutabasha kurinda amateka yacu. Niba dushaka kurinda dushaka kuba abayobozi b'ejo hazaza heza, tugakora u Rwanda twifuza, dukwiye kumenya amateka y'igihugu cyacu, tukayarinda, tukarwanya ikintu cyose cyagira gute cyatwangiriza mu mitekerereze. Reka nshimire wowe wamaze gukanda subscribe, like, share na comment hano ku Ntangarugero Empire, isoko ibiganiro byubaka. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kandi subscribe, like, share na comment. Reka turebere hamwe ibintu bitatu uko ingengabitekerezo ya jenoside igaragara mu buryo butatu. Igaragara mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere igaragara ku bantu bakoze jenoside. Hari abantu bakoze jenoside. Nivuga jenoside ni jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hari abayikoze, abo bayikoze rero ntibayemere, bakagira ifunga ry'ibyo bakoze, ntibemere yuko ibyo bakoze ari jenoside, bakabigira n'ubundi bwicanyi cyangwa se kwitabara ndetse n'ibindi, ariko bagamije kugira gute kuyihakana no kuyipfobya no kugaragaza ko itagize gute itakozwe kandi itabaye. Ibyo rero bigira ingaruka ku gihugu, bikagira ingaruka ku rubyiruko, bikagira ingaruka ku bene gihugu bose, kuko iyo uzimije amateka y'igihugu biragora kumenya aho igihugu kirimo kuva, biragora gutahura amakosa yakozwe no kugira gute no gukosora no kugira ibyo wakosora no kugira gute no kwiyubaka. Niyo mpamvu rero uyu munsi hari abantu bayikoze baba batifuza kwemera ko bayikoze, ibyo bitekerezo byo kutayemera cyangwa se byo guhakana bakabikwirakwiza mu bantu, bityo rero bigatuma dushobora kugira gute kwisanga za mvugo mbi, rwa rwango, rya vangura bigize gute bihawe intebe, kandi ibyo ngibyo ntabwo tubishaka. Ikindi rero gikeneye cy'abana bavuka ku miryango y'abakoze jenoside. Aba bana reka wenda mbabwire urugero nk'umwana uvuka ku bakoze jenoside ko batabyemera ndetse banabihakana. Uyu mwana we biragoye yuko yemera ko jenoside yagize gute kuri Abatutsi yabayeho. Uyu mwana usanga kenshi na kenshi nawe arangwa n'amagambo atari meza, ahakana, ugasanga uyu mwana donc abuza abandi kwitabira gahunda yibuka, bityo rero ugasanga uyu mwana nawe afite ibitekerezo bitari byiza byakwangiriza bagenzi be. So ubu nawe rero arahari, hari ababyemeye umunsi badafite iyo mitekerereze, ariko hari n'abandi benshi batari babyemera, bavuga mu miryango y'abakoze jenoside uyu munsi batemera batabyemera, ugasanga bafite imitekerereze mibi, bafite ingengabitekerezo ya jenoside ishobora kwangiriza urubyiruko, kandi ibyo ngibyo rwose ni ibintu bitari byiza. Turi muri leta nziza idukunda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ikunda buri munyarwanda wese, kandi irangajwe imbere n'umukuru w'igihugu wacu dukunda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, udukunda cyane, aho twe dukunda yamaze kutwereka yuko twese dukunda kuba umwe kandi tugafatanya mu iterambere ry'igihugu. Nkunda ukuntu arinda amateka y'igihugu cyacu igihe cyose ari muri speech, ntabwo ashaka kuyirangiza atavuze uti ntabwo u Rwanda ruzasubira mu minsi y'umwijima rwabayemo igihe kirekire. So igice cya gatatu rero cyangwa se ahantu ha gatatu igaragara ni hehe? Ahantu ha gatatu igaragara ni ahangaha, ni ku bantu bavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hari urubyiruko twebwe ndavuga nyuma ya jenoside abenshi tutayizi, tutanayibayemo, ugasanga hari abantu batubwira amakuru bashaka, tukabyumva, tukabyemera, ugasanga sometime iyo tutitabira ibiganiro, ntitwitabire gahunda ya leta, ntitwitabire itorero, ntitwitabire
donc aho ibintu byose biduhuza na leta usanga kenshi na kenshi abo bantu bapfobya jenoside bafite iyo ngengabitekerezo, donc bangiza ubwonko bwacu vuba, ugasanga rero uyo umubare wabangirijwe ubwonko ubaye mwinshi, abo bantu bose usanga bafite ibitekerezo byo gupfobya no guhakana amarambabarira. So iyo rero umubare w'abangijwe mu bwonko ari benshi batayibayemo, batayizi, batazi iki, usanga abo bantu bose bari muri cya gice cyo guhakana no gupfobya no kugira ingengabitekerezo. So hari abatarayibayemo, batayizi, babwirwa ibintu runaka, ndetse hari n'abandi babwa amafaranga by the way akazi bari kuri mission, bakaza bagakora ibintu bashaka, bagapfobya, bakagira gute. Twe nk'urubyiruko rero, abanyeshuri bakiri bato, abato n'abakuru, twese dufite iya mbere mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, cyane ko turimo kwigira ukwezi kwa kane, aho tuzatangira gahunda yo kwibuka ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Ndabwira ngo rero twese dusenyere umugozi umwe, dukore igihugu cyacu, tukitangire, tugikorere umunsi ku munsi, buri wese arebe mu nguni ye, arebe hirya no hino, tube maso, twirinda yuko hari umuntu wagira gute waruga imitekerereze yacu yitwaje either icyo afite, yitwaje umwanya turimo, yitwaje ubuzima dufite. Ahantu hose tube twiteguye kugira gute gukora, twiteze imbere, twirinde buri muntu wese wadushikisha ikintu runaka kugira ngo atuyobye, adushyire mu murongo utari mwiza. Reka mbashimire rero, mbabwire ngo dukomeze kwita ku mateka yacu, tubungabunge ubuzima bw'urubyiruko, ndetse nababwira ngo mujye mukunda kwiga amateka, amasomo y'ibitabo, mumenye, kuko mbere yuko urwanya ingengabitekerezo ya jenoside ukwiye kubanza kumenya. Ntabwo warwanya ingengabitekerezo utabanje kumenya amateka, utayize, utayasomye, ukayumva neza, ukabikurura, ukabyumva. Ndabashimira mwese rero, nshimira na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, mwese ndabashimira ubuyobozi bw'igihugu, uruhare mugira mu kutwigisha no mu kuduhugura. So mukande subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane, ndabakunda.